Ni inkuru ibabaje cyane yiriwe ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku binyamakuru byinshi byo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ibinyamakuru yabo byandika cyangwa se ari n'amateleviziyo yagiye abikisha mu makuru. Inkuru y'umwana wo mu ntara y'Amajyepfo, inkuru ibabaje cyane y'umwana witwa Gisubizo Gupta w'imyaka 11 wigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza, wishwe na papa we urupfu rubi cyane, aho uyu papa we yamukase umutwe ubundi umurambo akagerageza kuwutwika kugira ngo ahishe ibimenyetso, yarangiza umurambo akagenda akabonaga mu ishyamba ubundi akigendera. Umuvugizi wa polisi wo mu ntara y'Amajyepfo yavuze ko uyu mugabo yafashwe, iperereza rikomeje gukorwa, yafashwe ashyikirizwa RIB kugira ngo iperereza rikomeze gukorwa hamenyekane impamvu yaba yishe uyu mwana we. Iri tangazo rero ryagiye hanze nyuma y'uko ubuyobozi bw'ishuri bubonye umwana adaheruka kuza ku ishuri gusohora itangazo rigira riti turarangisha umwana witwa Gisubizo Gupta yabuze mu masaha y'umugoroba avuye kwiga yambaye imyenda y'ishuri na bodaboda z'ubururu. Ababyeyi rero, uyu mubyeyi nyina w'uyu mwana akimara kubona iri tangazo yirukanye ku kigo cy'ishuri ari kumwe na nyirakuru w'uyu mwana kugira ngo babaze amaherere y'uyu mwana, nuko ikigo cy'ishuri kibohereza kuri RIB bashyikiriza ikirego RIB nayo ibohereza kujya kureba mu buruhukiro bw'ibitaro bya CHUK biherereye i Huye, nuko basangamo umurambo w'uyu mwana. Uyu mwana rero yagiye kwiyogoshesha aho se yakoreraga i Huye, nuko se rero niko kumufata amukorera ayo marorerwa yose mwumvishe.